byagiye ufata amasana abiri yashyire ku ruhande katugire escape uno the mic best of the best nizere ko hano ntari kugaragara ntabwo ndi kugaragara kugira ngo ndebe ko buri wese aragiye mugira wese namuzamo ntabwo ndaba ndimo kubera ko ngende hejuru kakikata byatunganye pe mama ibyo byajya kurya shamu genda ibyagiye ufata amasana abiri yashyire ku ruhande katugire mode action Yaman ni the best maker ni kushoto shata kura Jared Escape uno the mic best of the best again na garutse ku mihanda hari abasore nahuye nabo navuze tereka mbaganirize bagaragara nk'abakomediye kuko hari abahengitse amarineti abambaye utugofero tureba inyuma abafite udushakoshi tw'abasista navuze ntereka mbaganirize mbabaze ese deal zabo zimeze zite ese imihanda byifashe bite ikigaragara cyo na bafite content bagezaho kuri YouTube ndagira ngo rero mpere ku uyu muniga w'imbere ase n'utwibwiraho gake asante meze bite musore sawa sawa meze fresh wowe amazina witwande amazina yanjye ni Gashogoro niyo nkoresha muri boro zose nikorera ati amazina yitwa Gashogoro ni umukomediye umwe muri abangaba rero sindamwiriwe n'abakomediye reka nkomeze ku muniga wa kabiri warahita tubwira nyine ukuntu bimeze muri make n'ikintu bakora kugira ngo dukomezanye n'abandi ya murakoze salama bimeze bite ni fresh kabisa bimeze fresh fata kuri mic ariko ntabwo itwika ntabwo nageze ubwoba ko n'iki cyaturutse mu Bushinwa ariko amazina yanjye uko banzi nyina nitwa Mihigo nk'abandi umukomedi nkandi n'umukinnyi wa filime nk'abandi n'umwanditsi uri n'umwanditsi wa filime byose ndabikora content mukoresha cyangwa cana mukoreraho yitwa ngo iki ca n'ubundi mo ndakoreraho cyane niyo bita Mihigo TV 360 ubwo ni nawe mwenyewe admin yes wa Mihigo TV 360 kadukomereze ko muniga wo hirya sorry bro bimeze bite Anisa wowe ko nta kagofero wambaye ngiye ingofero se wabona imeshe nta wamenye cyaka kagofero niyo nyogosho byose oya ingofero ndayifite nuko nyine umuntu aba yamishe oya wese bimeze bite bakwita nde nawe murakinana oya natwe nyine nje nyinana n'uyu amazina ni Mugandika Boss Mugandika Boss Mugandika Boss Mugande mwe mukora muterero sasa twe dukora kuri channel yitwa Ndora TV natwe dukina amakomedi turayandikira amafilme ibintu nk'ibyo nyine numva abanyarwanda mwaduhagurukira aho turongera gusinzira turabafite kabisa muramudusetsa turabafite gahunda no gucurika ikibuga muradusetsa bugufuri kadukomereze ko muniga wo hirya bimeze bite the fresh ku marineti yawe ya indegwamo ako kagofero se bakita ngo aka ko gasote bakita Kandorera Kandorera ko gasote indegwamo umeze fresh ari ni fresh nanjye banyita Elise Bucura Elise Bucura ya cyabucura ye kirashaje kitambitse hagati ngo ni cyabucura nanjye nyine nanjye nuno mujama ni kuri Ndorera TV to ni kuri Ndorera TV namwe muri abakinnyi ba comedy aba comedy na filime turanandika kugira ngo wera bitaza gutinda numvise bari kubahamagara ngo mujye kurya sinzi niba arabashonje barimo ingofero zitangiye kuremera ntabwo niba abo mu bikari bagire babahereze mugire dore byabaye kugira ngo rero tutaza gutinda ubwo uratubwira nyine ukuntu mwebwe mukora wenda tuguhereho kwiyondorera TV hanyuma duhita tugaruka ku uyu nguyu kwa Mihigo dukubita tubangura Ndorera TV ni YouTube channel turiyandikira nta wundi muntu twandikira nitwe twiyandikira dukoresha na TikTok nabwo ni Ndorera TV hari babwire namuzana cyanika muri no minsi turi gukorera kwebize cyanika Empire
Cyanika Empire bagiye bakore subscribe kabisa, like, comment na share. Kankufasha akamayike mbanze nanjye mbivugaho ako kantu ka Cyanika Empire na Ndorera TV bagende barebe ibyo ari byo. Usoze utubwire ku kintu abanyarwanda bakwitezeho wowe uri kuvuga, hanyuma nurana nawe arahita tubwira. So abanyarwanda ikintu nabwira abanyitegaho cyane uguseka bya danje, bagiho uzava wadasetse sha yazaba afite ikibazo. Wapushije inka ajya guhamagara umusetsi urageza dakamabuye kadukomereze ko Muniga wowe ngo abanyarwanda ngo ugiye kubahereza ibiki? Abanyarwanda yahuma ntabwo uri bushye bura ntacyo kigutwara. Ibyo twavugaga abanyarwanda nyine niba twizere baturebe badukunde badushyigikire tubashe kugera kure by'amakontenti, twe ntango tubyihigamo biturimo, tuzayakereya menshi tubahe barebe bishime. Aranahari nako ni ibyo ngibyo, ndumva nta bindi byo kuvuga, gusa batwitege kabisa, babyitege. Aha sicara umugabo wadutesheje umutwe bari kumukozaho insinga akivumbura akenda kurwana. twageze ubwo baturi benshi. Ndagira ngo rero nawe mubaze ukuntu bimeze, ariko we ndabizi harimo inzara yasonje. Yarebye muri kano kaboroso ubu yagiye. Reka tumusoreze donc natubwire we ibi bintu yabitangiye ryari n'ikintu wenda abanyarwanda twamwitegaho. Murakoze. N'ubusanzwe tukora kuri channel ita Imirasire Comedy. Nawe ukora kwawe. Imirasire Comedy. Hano tugiye turimo abantu batatu. Ni Imirasire Comedy. Hari ama video menshi cyane. Niba ushaka kugorora imbavu wanyarukira ku Imirasire Comedy ugakora sub. Gusa ninjyaho ninseke. Oya nango wabura kudaseka kuko nawe kurabona nango kwagwa ibintu bibi. Nango twafata abafana bacu ngo tubahe ibintu bibi. Kuri channel hari ibintu byiza bishimishije. Ibintu byose ari uguseka rero. Nta nubwo ariko ntabwo hakintu uvumba bwa ngo harimo inyigisho ya. Kuvumba n'inyigisho ariko nese abavumba saba. Ngo se navanye miti. Ubwo wabikoze nabi. Nukuvuga ngo asanga ariko nibagiye gukanda sub wenda wame. Ariko nanone ntabwo umuntu yakiringa ngo ashaka ibicara kore video ngo nujya urebera ubuntu. Gukora sub nta mafaranga bisaba, nukujya ugakanda ku kamenyenzi kasa ibyo gusa biba bihagije, nakandi kaba gatambitse ubundi ukirebera ukisekera koko. Cyo nabwira abanyarwanda n'abafana bacu badushyigikire, ibintu biravuna kubikora, nibadushyigikire. Wajyavumwe n'ibindi ko ni nabigo n'imikoro iranguye ibuke yikwaje kuri tuti yanjye ari reka njye kwirira kakagera vanjye kwirira. Nibadushyigikire bakore sub banasharinge kuko ne bansabe niba vone ko zaza dukurikiraho bansabe turi hasi yabo nikabona tujye tumwubaha. Uriya ni gara frere tujye tumwubaha. No kuvuga ngo ibibori nabitangiye 2022. Ndi umukinnyi wa comedy na filime, ndanandika ndanazidirectinga, ndi n'umukameraman, ndi n'umusound man, ubundi cinematography niyo nize ibintu byose ndabizi. Reka dusoreze kuri uyu Muniga ahubwo nawe agiye kutubwira ikintu abanyarwanda bamwitegaho nk'umuntu wahuje abasore b'ingagari bangana gutya. Ubu ni ndamutse mfite abasore nk'aba ngaba sinajya nkinga inzu. Kabisa ntacyo waba utinya kuko harimo afite imbaraga, harimo n'ababimbwa. Urumva nyine abacu. Ndagira ngo dusoheze kuri uyu Muniga wateranyije imihigo atubwira ikintu abanyarwanda bamwitezeho. Donc nabanza tubwire ukuntu bo batangiye n'ukuntu bakora nka team ku buryo yafata umwanya kuvuga atereka ntumira aya maniga yandi dukorane. Murakoze. Abasanzwe babizi n'abagiye kutabimenya ubu ngubu ingi bayita MIT. Ndimo ndababwira nyine ku kajambo mvuze mu kanya ka MITP.
nditabagura ariko ntabwo ari ijambo riremereye. Oya, kwiga ntabwo bisaba ibintu byinshi. We menyera ahangaha. MITP rero bivuze Mihigo Entertainment Present. Ni itsinda natekerejeho cyane nsanga ariko naryita ko buri muntu afite imihigo myinshi umuntu akibitseho muri we. Ubwenge bwo ndabufite kuko ubwenge bwatumye nkuvana hakurya iri iwanyu ngomba kubuha agaciro. Rero noneho ndiye ikintu abanyarwanda banyitezeho, nashinze iri tsinda ngira ngo nzamure impano z'abana bamwe na bamwe, abazifitemo nzizamure kandi hari abo maze kuzamura, hari n'abo nshaka kuzamura bakiri hasi nabo bagomba kuzamuka. Rero njyewe ikintu nkora ndi umukinnyi wa comedy wa filime nkazandika no kuri Edit Provision naho ngakoraho. Ikintu banyitezeho cya mbere nuko bagorora imbavu, baravuga ngo bavura indwara ngo zananiranye ngo nizidakira, genda zivurisha umuntu. Ndazivurisha umunwa nabyo kuya bagutara yabiserumu inshinge wapi. Abakugize urukwavuze ngo amo barakingira. Ntago byashoboka. Ndagira ngo wenda watubwiye kuri YouTube n'izindi Mihigo TV ni platform ushobora kunsangaho, turera kuri Facebook hariho page yo ni Mihigo Comedy, konoza kuri TikTok ni Mihigo Comedy, Instagram ni Mihigo Comedy, WhatsApp naho wajya ukanyandikira nizo 79 8 55 74 43. Dusoreze amazina ni Mihigo ariko usanzwe ababyeyi banyise Nirakoze Moise. Babwiye ko nomero ba muri mama ariko bonana bana kode ntago ari ngombwa mu kujya utanakata, ariko kode nzayibaha ubutaha mwe mufashe iyo nimero byanzare ubwitange bwanyu. Ndagira ngo dusoreze ku nama wagira umuntu w'umunyarwanda ushobora kubona iki kiganiro akabona ukuntu wahisemo kuvuga ngo reka twishyire hamwe nk'abatipe cyangwa se n'abasista gukora ikintu kizima cyateza umunyarwanda imbere cyangwa se cyazamura impano. Ndagira ngo ugire umuntu ugira inama urubyiruko utari rwagira kuri iki kintu ariko rugitekereza. Urubyiruko ndera kurungu turi kumwe n'abandi badukurikiranye, si n'urubyiruko gusa ahubwo n'abadukuriye nabo ino entertainment bayizamo kuko irubakitse kandi irashoboye. Kuyizamo rero nta gihombo kirimo, ahubwo no kwigiramo byinshi. Ikindi kintu navuga ni ukuba umuntu wayinjiyemo ayinjiramo nyine ayikunze, kuko yinjiyemo ukasharajanye nayo irakujarajaza kakujyana hirya no hino, ariko ufite umutima ukomeye urihangana nyine ukabikomeza kabisa. Icyo naseza ngiye mvuga ubu ngubu maze iyi ni shoot maze gukora, nakinnye comedy nkora n'agafilime. Filime nimo ndakwangeze kuri episode ya 4 niyo nakoze uno munsi, ya 3 iriho ayita ababyeyi b'iki gihe. Bagende bakore subscribe, share, comment, like kugira ngo dukomeze twese tuzamuke kandi badushyigikire kabisa. Murakoze. Asante. Aba twari kumwe n'abasore biyemeje kujya basetsa. Mwari kumwe hari Gerard. Tuzasubira ubutaha, tuzadukomeza duhuze. Ikindi nanone nshobora kuzongera nkababagarurira, kimwe nuko nanjye nshobora kuzababwira ati muze kuri Gerard Empire kuko iyo channel nayo irahari, nkabwira ati muze dukora ikiganiro kirambuye, banabasetse kuko ubu ngubu birinze kubasetsa bashonje, ntago bibaho. Ubwo ciao naho ubutaha tuzagaruka. Ya gahunda tujye mu bikari kurya shaba ahungu ba.